Ferdinand izi ntashyo nguhaye nizanjye ku giti cyanjye ariko kandi niza The Ben kuko yambwiye ati mbere ya byose ubanza usurize Ferdinand muri ayo makuru rero turagusuje hano mu karere ka Rubavu nibyo nanjye ndamusuje The Ben yego rwose n'umunsi mukuru abanyarwanda biziza umunsi ukomeye cyane wo kwibohora reka mbariho mpera Ben ni imyaka 32 first of all kwibohora kuri wowe wabisobanura gute nicyo wabwira abanyarwanda kuri uyu munsi mukuru udasanzwe tugiye kuganira nawe kwibohora kuri njye mufata nk'umunsi uri special probably routine minsi twizihiza yitandukanye mu gihugu cyacu n'umunsi umaking iminsi 100 tuba tuvuye mu icuraburindi rya jenoside yakorewe abatutsi n'umunsi ukomeye n'umunsi nibaza ko ari umunsi mu by'ukuri ukomeye cyane tugomba kwizihiza twishimye cyane mbere ko nkujyana muri entertainment nicyo wavuga ubwira kuri izo ngabo zakoze ibyo ngibyo bundi twinjire noneho muri entertainment icyo navuga nuko tubashimira ndetse twe tukiri bato twiyemeje kuzasigasira ibyo bagezeho ndetse no kubatera ishema mu buryo bwose bushoboka turabashimira kandi turabakunda cyane ni byinshi navuga ku ngabo nkunda ingabo bikomeye cyane ariko ndubana n'abamvuze ibyo ngibyo urakoze cyane Ben reka twinjire muri ibi bitaramo mu kiganiro n'itangazamakuru uri kumwe na Bruce Melody waravuze uti nahisemo ko ibyo bintu tubibyaza umusaruro ndamwegera bitangira kuri Nia Groove uyu munsi hari Summer Country Tour reka mbanze nkubaze ngo bikwereka iki bikwereka ko industry yacu y'imyidagaduro ihagaze gute Ben nkuko ubibona industry y'imyidagaduro yacu iri ku rwego rwo hejuru cyane ngira ngo turi mu gihe cy'igikombe cy'isi aho normally iyo turi mu gikombe cy'isi inkuru tuba turimo gutindaho ni inkuru z'igikombe cy'isi abantu bose dukunda umupira murabizi ariko niba nabyita kubw'amahirwe byarahuriranye cyangwa se niba nabyita iki ariko urabona ko ab'igikombe cy'isi bari kukireba abakurikiye Summer Country Tour bari kuyikurikira dusanga aho turi guhurizwa hamwe na buri kintu ku gihe cyacyo igihugu kirashyushye abantu barishimye showbiz iraryoshye buri aspect y'ubuzima mbese mu gihugu cyacu imeze neza cyane nibaza ko ari ibintu byiza nibaza ko ari ibintu byo kwishimira hari abafana ubwo ndaza kugera ku bitaramo ko mwitwaye n'icyo uyu munsi ariko abafana mbere bafataga Bruce na Ben nk'abantu bahanganye cyane ejo bundi mu karere ka Bugesera Meya Richard aravuga ati niba abo bantu babasha gutarama nta muntu bagiyemo hagati biravuze ngo abo bantu no kugira iyo competition ariko nta kindi kirenzaho reka dukomoze ku mubano hagati yawe na Bruce ni umubano umeze gute numubano nakwita mwiza numubano navuga ko umwana mwiza Bruce is my friend ndetse byisumbuyeho dufite goals zimwe ariyo goal yo kuzamura industry yacu ku rwego mpuzamahanga nibaza ko Bruce umubajije intego afite n'uko umuziki wacu utera imbere ukarenga imiziki y'ibindi bihugu which is the same goal I have so duhuriyeho turi abanyarwanda twembi bashigikiye ko ibyiza byose bitaha iwacu nk'ibisanzwe so akaba ari n'umuntu tuganira on a daily basis so we good with friends hari wavuga ati ko munyuzamo akazamo Karugwiro Karugwiro rikaburamo nakamugwa neza ari kumva ariko uko biri kose nta mutima mubi we are brothers turi ku gitaramo cya nyuma cya Summer Country Tour abanyarwanda barabyumvisha aho twagiye hose barasobanukiwe hahabwa akazi abajene habonamo akazi abari muri protocole abari muri service abakora protocole ya Ben baba ari benshi cyane abari muri protocole ya Bruce benshi cyane bahabwa amakazi n'uruganda rw'imyidagaduro wasobanura ute muri uwo mujyo wo guhanga akazi no gufasha ababikora kubibyaza umusaruro muri ibi bitaramo The Ben nibyo nagarutseho mbere mvuga nti industry yarashyushye itera imbere ku rwego
umuhanzi abasha kujya ahantu cyangwa abasha gutegura ikintu kinini nk'iki ngiki kigahesha akazi abantu bagiye batandukanye, especially abasanze nk'ubu ngubu Bruce muri Summer Country Tour. Nibaza ko ngira ngo na information mfite zuzuye nuko buri ntara twagiye tujyamo abantu nka 60% cyangwa 80% bahawe akazi nabo muri iyo nabo muri ako karere. So ni ibintu byiza, urumva ko ari ibintu nyine biri ku empowering abajene, biri guha abajene akazi. Ni nabyo twakoze no muri New Year's Groove, pretty much the same thing. New Year's Groove yanjye izaba inshuro ya gatatu ejo bundi, dushimangira guha akazi abana b'abajene, abana b'Abanyarwanda mu rwego rwo kwempoweringana. So it's industry igeze ahantu hashimishije aho umuhanzi abasha guha abantu nka 300 akazi bakiteza imbere mu buryo butandukanye. So it's a beautiful thing. Reka njye ku bitaramo uko byagenze n'icyo watekerezaga. N'inshuro ya mbere navuga ngo ukoze ibitaramo by'uruhererekane bikurikirana mu ntara, ubundi uri umuntu usanzwe utaramira muri are ni Kigali, nibyo abakunzi b'umuziki bakaza ari benshi hakuzura, ariko muri stade wabonye uburyo bakwakiriye. Ndagira ngo umbwire watekerezaga iki, wabonye barakwakiriye gute mbere yuko habura amasaha make ngo habe igitaramo cyanyu? First of all, ubwa mbere uko muri 2017 twakoze tour ya Airtel, nanone narashimira Airtel kubiduha tuba hafi buri gihe. Twakoze tour ya Airtel, nawe dukora imeze gutya, twagiye nko mu mijyi nk'ine. So gusa yashize igihe kinini. Ikigaragara nuko mu by'ukuri abanyagisenyi, abanyarubavu bo bari show ninjoro muri sound check, bari bameze nk'aho baje muri concert. So bari show kabisa, bari ready, bari nubwo byantunguye ko ni nako nabaherukaga, n'abantu bakunda ibirori, n'abantu bishima cyane, n'abantu ubona mu by'ukuri ko bafite vibe ya kumera nk'abanyakigali ukuntu. So ni ibintu binejeje, kandi nibaza ko turi bugiye ibihe byiza muri uyu mugoroba, kuko nimba batwiritse urukundo rungana kuriya muri sound check, you can imagine ko biraba bimeze muri concert y'uyu mugoroba. Hari ibyo wari wateguye ahandi hose wakoze ku rubyiniro, hari n'ibyo wazanye hano mu karere ka Rubavu. Abantu baravugaga mu gutangira bati ari wateguye bizaba bimeze gute? Abantu bati ni bitatu. Ubu ngubu no ku mbuga nawe baranditse uti ushyiraho 3, ushyiraho na 0 ku ruhande, ni icyakane kijyanamo cyangwa uraza nawe, kuko hari aho yakoze ikiganiro naravuga ati Musanze arabanje kumuha ikaze. Iya 3 gera umwana 3 mu rugo. Iya 3 nayuriye n'ibitego ngo undi yatsinze runaka. But anyway, the truth is turikora ibitaramo byiza, Abanyarwanda bari kwishimira. Dufite abantu bageze nko mu 100 ku mpande zombi, cyangwa se 200 ku mpande zombi, babafana fan base, wenda yaba ari Bruce cyangwa ya Ben, biyemeje kujyana natwe guhera Musanze. That's a beautiful thing. Ni ibintu tuzi mu ma equipe ya football gusa, aho usanga abafana ba APR bajyana APR Musanze bayiherekeje amatandukanye ndetse no hanze y'igihugu. Ariko twabibonye kenshi muri summer tour. So it's a beautiful thing. Na ibya bitatu, that's on you. Sindi ubitindeho cyane, gusa turi hano kugira ngo duhe abantu munezero udasanzwe tu. Ngo rero The Ben ariteguye. Ferdinand, wabyumvise? Wenda ikintu icyanyuma nakubaza, abakunzi bawe bategereje ishara ni ryari dusoza, ubundi nkure kuruhuke kugira ngo uze gutanga ibyishimo? Abakunzi ba The Ben bategereje inshallah, muyitegerezanye amatsiko. Murakoze cyane. Ubutumwa kuri bo? Ndabakunda cyane, bameze nk'umuryango wanjye. They're my ride or die. We've been together for so many years. I don't know, sinyangira amagambo ahagije yo kubashimira, but n'abakunzi ba The Ben kushwa babafana. Urakoze cyane. Nguko Ferdinand ko tumeze hano, yakoze cyane Ben kutuganiriza.